abakristo bavandimwe ntacyo tugera kuri iyo nziza yo mu Burundi bwa ko Mariya ari agatangaza hashyizweho na Rurema ngo akaba afite ubwiza burenze byose ashobora kubona icyo uvuga kandi ukabona birumvikana ninde wundi se wigeze yitwa nyina w'Imana. Iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu ku bakristu basanzwe n'abagatulika yemwe ni umunsi mukuru wa Bikira Mariya usanzwe. Uvuga ati muri ya minsi mikuru ikomeye ya Bikira Mariya ni ukuvuga utasama icyaha, ni ukuvuga asomusiyo, ni ukuvuga uyu munsi turimo tuvuga bati ni ukuvuga Bikira Mariya, ibuka rya Bikira Mariya, bati ni umwe muri iyo minsi ya Bikira Mariya ikomeye byo, ariko ukaba ari nk'umunsi mukuru nyine usanzwe. Ariko ku mukristo wabicengeye cyane nka Mutagatifu Padiri Piyo, umunsi Bikira Mariya yakira Marayika Gaburiyeli mu rugo rw'iwabo akamwakira mu buzima bwe mu mutima we, ntabwo ari umunsi usanzwe, kuko ni umunsi Imana yafunguye amarembo yari yarafunzwe kuva icyaha cyakwinjira muri iyi si. Noneho Imana ikaba yaragize isezerano n'abantu ngo uyu munsi mukuru ugomba kumva uwuhuza n'ibyo dusanga igitabo cy'intangiriro ku mutwe wa 3, icyaha cya muntu. Umuntu amaze gucumura, none Imana ikavuga iti ko biri kose n'ubwo bwose se ikibagushutse, ariko yewe ntabwo nzakuraho umugambi wanjye, kizagera umugambi wanjye mwuzuze, maze umwana uzabyarwa n'umugore aba ari uzatsinda se. Imana iragenda itora umukurambere Aburahamu, ariko nabagira intenge, agaragara ko atari kuvuga ngo yego rwose 100%. Irazamuka umwami Dawudi n'abahanuzi bose barabitegura, ariko bose bakagera ahantu bagera ukabona ko bagera bakavuga bati oya. Ukuvuga ngo oya ya Eva yo mu ntangiriro yafunze nk'amarembo y'ijuru, icyaha kikinjira munsi y'urupfu rukinjiramo, yakurikiranye mwene muntu kugeza ubwo habonetse umwari witwa Mariya, avukira ahantu ntahazwi muri biya rwose, ntabwo havugwa cyane muri ya murwa wa Nazareti, ntabwo havugwa cyane. Noneho avukira mu muryango uciriritse, urabona ba Zakariya bavukiye mu ngoro ubihaye gushyuguzanya n'Imana, kubaza Imana. Bikira Mariya yavukiye mu gisagara, avuga ati none nagufasha nte, nzagufasha nte muri uwo mugambi kugira ngo ushoboke, ko nta mugabo nzi. Umwe yaribaza ngo ibyo ntibishoboka, bakavuga ati birashoboka, ariko se umurimo wanjye ni uwuhe? Mariya amagambo avuga ati se bishoboka bite se, ni iki namara muri iyo gahunda yo kugufasha gukiza isi? Naho ngaho rero haryoshye cyane kumva ko nyuma y'imyaka n'imyaniko abantu bose bagendera muri yego oya cyangwa se oya, noneho habonetse uvuga uti genda avuze ngo yego, kandi yego itagira ikihagarika. Ni umunsi mukuru ukomeye cyane rero, umunsi Imana yiyemeza gufungura ijuru kugira ngo isi n'ijuru byongere bivugane, byongere bishyikirane, byongere bibane. Cya cyifuzo cy'abahanuzi ba kera ngo Mana washwanyaguza ijuru ryawe ukaza ukumva amasengesho yacu, cyujujwe muri Bikira Mariya, kuko Imana yashwanyaguza ijuru urwohereza marayika wayo w'igitangaza, Marayika Gaburiyeli, bisobanura imbaraga z'Imana. Noneho akagenderera umwari Mariya, noneho akamwita izina rikomeye cyane, uwuzuye inema, uhorana n'Imana. Udashobora kugira icyaha kubera ko ahorana n'Imana.
Bukira Mariya acyumviye ndamutse ngo arikanga si byo bihani. Ndamutse ishobora kuvuga ati wigira ubwoba wiguma. Kuko wagize umugisha udasanzwe imbere y'Imana. Dore ugiye gusama. Uzabyara umwana uzamwita izina rya Yesu. Kuvuga ngo iryo zina rya Yesu umuntu wa mbere uzarivuga kubera ko arivuye n'umubyeyi Bikira Mariya. Ntashidikanya no ku mugambi w'Imana. Imana yari yamuteguye kerereka ijya kumurema, imurema ari umuziranenge. Ariko ntibyakoragaho ko ashobora kubihakana kuko ubwo bushobozi yari abufite. Umuntu ashobora rwose guhakana umugambi w'Imana akawe n'ubwo wabona ko ari uwawe rwose birashoboka. Ariko we umugambi w'Imana yarawemeye. Amaze kuwemera ibitari gushoboka byose birashoboka. Mutagatifu Padiri Pio aravuga ati uyu munsi mukuru wa Asomusiyo nako wa Annunciation ntabwo ari umunsi usanzwe. Kuko n'uwo munsi icyaha cyatsinzwe. Ati ko n'uwo munsi ijuru ryakingutse. Ariko ibirenzeho niwo munsi habonetse ikiremwa gishobora kuvuga ngo ndemeye none Imana nayo ikemera. Mbango ni umunsi wa yego ebyiri. Fiat ndemeye. Bikira Mariya amaze kwemera n'Imana iremera. Imana yemera ko uwo ngo agiye kuba nyina w'umwana wayo Yezu Kristo. Noneho amagambo Bikira Mariya yabwiwe nibwira ngo nta kinanira Imana. Ayo ni amagambo buri wese yifuza kumva mu buzima bwe. Cyane cyane ndavuga ba bandi baba bari gushidikanya babona ibintu byose byananiranye. Ndavuga ba bandi baba bari kuvuga bati kubyara ubu ntabwo bigishobotse kabaye byarangiye. Ndavuga abandi baba bari kuvuga bati nagerageje byose byaranze. Ndi kuvuga ubwenge bwanjye imbaraga zanjye ubushobozi bwanjye nta kintu ndi kubona biri gutanga ubwo ntibishoboka nyine. Wundi uri kuvugira ngo indwara urwaye ntishobora gukira ukavuga uti ubwo muganga bivuze buriya ni nka mugupatiro bivuze ndabyemeye. Uba wundi mbese uba ugeze ahantu avuga ati ubushobozi bwa muntu n'ubuhanga byose bibaye zero. Niba ukeneye kumva uyu munsi nkuru zumbwira ngo humura nta kinanira Imana. Humura nta kinanira Imana. Ayo magambo Bikira Mariya yabwiwe ntabwo yavuga ko yari yashidikanyije. Nakwibaza ukuntu bizagenda. Hari ushobora kubona hatari amayira ashoboka ariko ukavuga ati humura dore nta kinanira Imana. Ijambo rikwibwirwa ntabwo aho uri hose ibyo urimo byose mu kwiheba kwawe mu gucika intege kwawe Imana ikubwira ngo nta kinanira Imana habura. Uyu munsi mukuru kandi wa nako wa Bikira Mariya asurwa na Marayika Gaburiyeli ikindi kintu usobanuye. Twebwe abakristo dukunze kuvuga ngo ni umunsi mukuru wa Bikira Mariya yakira Marayika kandi koko nibyo. Yakira nyine Marayika wa Nyagasani aza akamushyikiriza ubutumwa akemera n'Imana ikemera mu kanya agahita asama umwana w'Imana ku bwa Roho Mutagatifu. Ariko uyu munsi Padiri Pio aravuga ati nishishikaje cyane ntabwo ari ukwemera kwa Bikira Mariya kuko nyine yaremeye nyine yemera no kutubera n'umubyeyi. Ati Annonciation wumve ko nawe ari iyawe. Ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ni ukumva ko abantu benshi b'abakristo baba abakristo bagakora ibyo akora akabona bihaye Imana akora ibyo agomba gukora akavuga amasengesho akaba muri ubwo buzima imyaka myinshi cyane ariko ntimuze kugumya kwibera muri gahunda z'ubwite. Mu bigaragara ni umuntu mwiza ariko arasenga ntasubizwe cyangwa ishaje itumvikana itagira ku Mana ariko ntiyibaze impamvu. Rero umuntu umwe w'ikiragiye kubaza Padiri Pio ati se Padiri Pio bigenze ne ko maze imyaka n'imyaniko wihaye Imana ariko ntabwo ndigera numva nahuye n'Imana rwose.
padiri mukuru amaze kumuramburaho ibiganza amusengera amubwira ati ariko kuki wafunze amarembo yawe ukayafungirana imana? Ni ukuva ryari wafunze amarembo y'umutima wawe ukavuga kandi mpora nsenga, mpora ngerageza gukora ibyiza toya. Impamvu nyine usenga isengesho ryawe ntiryumvikane ni uko hari amarembo yawe agifunze muri wowe, ya marembo adatuma uvuga ngo mana noneho ndi umuja wa nyagasani, ngwino ukora icyo ushaka muri njyewe. Cyamara aravuga ati ndi umuja wa nyagasani, yafunguye amarembo y'ubuzima bwe, ntiyafungurira kuza we bwonyine, ahubwo afungura n'amarembo y'ingoma y'ijuru, kuko yatumye ibyari bifunze byose bifunguka, maze imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubuntu bw'Imana bumwishyiraho. Ati rero hari umuntu ushobora kubaho kuko asenga kandi ukubona wowe ukabigerageza, ariko ari nta rimwe arashobora gusanga avuga ati mana ndi umuja wawe ngenza uko ushaka, ndi umugaragu wawe ngenza uko ushaka. aho rero niho hakomeye cyane. kandi irimo ngo ndi uwawe nyagasani yezu, ndi uwawe ungenza uko ushaka. naho ngaho bikarenga amagambo gusa, wowe ukavuga uti nemeye ko nka Bikira Mariya nyine ngewe ndaha, urambona ndaha ngaha ndakinguye ngwino winjire. Mwana w'umukobwa wigeze ambwira ati yewe Imana ndabyumva rwose ko ngomba kwikunda nkayisenga nkakora byose, atari ko ngewe numva kwiyegurira burundu atari byo, ngomba kugira akantu nanjye nisigariza kanjye ncunga. aho ngaho rero nyine ushaka gusigarana aho ucunga, niho Bikira Mariya yavuze ati genda umuja wa nyagasani. aho ngaho niho habuze Imana gukora ku buryo nawe ubwawe uhinduka impano y'Imana muri iyi si. Padiri Piyeri akatubwira ati umunsi wa anonsiyasiyo wagombye kuba umunsi wawe, wiyemeza gufata icyemezo ukavuga uti uyu munsi ngiye gukora isengesho mvuga ngo ndi umuja wa nyagasani, ni umugaragu wa nyagasani, icyo ashaka n'igikorwa. nibyo rero mutagatifu Duko Mariya wa Montfort aravuga ati ni igihe cyo konsakire, kwiyegurira rwose Bikira Mariya, kugira ngo adufashe anadutoze natwe gushobora kwirekura burundu, noneho umugambi w'Imana ushobore kuzuzwa. uvuga ngo ndi umuja wa nyagasani, ndi umugaragu wa nyagasani, ibyo ushaka n'ibinyuzurizwamo. ni ibintu ngombwa cyane ku mukristo, ugakora uwo mwitozo. Padiri Piyeri rero n'abandi batagatifu abandi babivuga, baravuga bati burya iminsi yose ntihwana. ibyo kandi hari ukuntu umuntu yabyumva, ubuze uti ntabwo intumwa za Yezu zishobora kuba zingana nanjye. intumwa ni intumwa nyine, ababanye na Yezu n'ababanye na Yezu, misitike na misitike, nanjye ni umukristo uri aho ngaho usanzwe. ntabwo rero inkono ziganye imbyiro, wa mugani w'ikinyarwanda. akavuga ati n'iminsi niko bimeze burya. ati habaho iminsi amarembo aba afunguye cyane ku buryo ibigega by'ingabire by'Imana byose biba biri kumanukira ku isi. Padiri Piyeri akavuga ati muri iyo minsi, umunsi wa anonsiyasiyo ni umwe muri iyo minsi Imana iba yakinguye amarembo ku buryo ibigega by'ingabire bishobora kumanuka bikagera ku bantu bose biyemeje gusenga, bazi ko uwo munsi amarembo y'Imana yafungutse. bati kuki rero? kuko niwo munsi nyine Imana yahisemo kugira ngo ihuze ijuru n'isi. niwo munsi Imana yahisemo kugira ngo ufungure aho ngaho hose harahananiranye. niwo munsi Imana yahisemo kugira ngo haboneke umwari uvuga ngo ndemeye, n'Imana ikavuga iti ndakwemereye, noneho umugambi wayo ugasohoka. Padiri Piyeri akavuga ati guhera kuri 25 saa sita, 24 saa sita z'ijoro kugeza kuri 25 saa sita z'ijoro, ati ni umunsi amarembo aba afunguye cyane ku buryo buri wese yagombye kwitegura kwakira inkuru nziza, kwakira marayika wa nyagasani. muri abatagatifu bafite ukuntu babana n'Imana. rero kuri uwo munsi wa anonsiyasiyo
mu guhera nimugoroba abajya kubona abafurere bakabona abaye nk'uhinduka atuza, kenshi akaza asenga iryo joro ryose kuko yabaga azi ko ari wa munsi Imana yahisemo marayika akamanuka mu ijuru azanye inkuru nziza mu mbaraga n'ububasha bw'Imana, noneho agahura n'umwari w'ubuvuge ngo ndemeye, noneho byose bikaba birafungutse. Nawe rero uyu munsi nubamo kuri ubwo buryo amarembo yose aragufungukira, kubera ko ari hahandi nyine marayika wa Nyagasani cyangwa se ubuntu bw'Imana bugusesekaraho. 25 z'ukwezi kwa gatatu, urumva gufite ubwo 25 z'ukwezi kwa 12 bwaba harangiye amezi 9, ariko burya umunsi ukomeye cyane mu buzima bw'umuntu ni umunsi w'isamariya, kuko nibwo ubuzima bwinjira mu gutangira muri iyi si. Babandi bakinisha inda hakaba n'abihekura bakicira abana, barihemukira cyane kuko nyine baba bari kwiyicira umugisha muri bo. Ariko wa wundi uzi neza ko wa munsi wasamwe hari uwo munsi umugisha w'Imana winjiye, ni nawe ushobora kuvuga ati koko noneho ndumvise impamvu umunsi mukuru wa Annonciation ari ingenzi cyane. Ni ingenzi cyane kuko ni uwo munsi nyine aho amarembo afungurwa. Nawe rero urahirwa niba uyu munsi ugiye kuba muvuga uti ngubu ndakwiyeguriye, ndi umuja wa Nyagasani, ndi umugaragu wawe, ndakwiyeguriye, hari amarembo n'ayanga afunze muri njyewe. Hari afite amarembo afungiranye yo gushobora kubabarira, bafite amarembo afungiranye wenda y'imihango ya gipagani bagiye bajyamo bikakuramo ingaruka, abafite amarembo afungiranye n'abiterwa n'ikimwaro bagize kubera amateka yabo bagahitamo kubaho yifungiranye, ufite amarembo afungiranye wenda kubera ko byakomotse kandi bakabucisha bugufi ukumva nta kintu ushobora kwigezaho, abafite amarembo afungiranye wenda kubera ko bahisemo nyine gufunga gutyo kuko bibaho nabyo, akavuga ati nzasenga Imana ariko ibi ngibi byo naho bakubitaho ibuye sinshobora guhinduka, nzaguma kwibera gutyo. Uyu munsi wumve kuko aho ushyira nk'amafire ufungirana, ariko no kuri kwifungira ibigega by'ingabire z'Imana. Bikira Mariya yafunguye byose ahinduka nyina w'Imana. Nawe nufungura byose urawufashije Yezu kongera kugira undi mumama muri iyi si. Ni ukuvuga ngo ugiye kwakira abo bana b'Imana, abo bantu Imana ikunda. Ngira ngo rero kuri uyu munsi koko wa Annonciation utubere umunsi udasanzwe. Buri wese muri twe yumva inkuru nziza. Usaba Imana muri iki gitondo, Mana ndashaka kumva inkuru nziza uno munsi. Ndashaka kumva inkuru nziza muri ibi n'ibi nari ntegereje. Wenda wari utegereje ko umwana wawe akira, wenda wari utegereje nyine ko ugira umucuti ugukunda mushobora kubakana, wenda wari utegereje akazi, wenda wari utegereje kubona izo mpapuro zikujyana mu mahanga, wenda wari utegereje inkuru nziza yo kugera ku bintu binini by'amajyambere, umutungo, ibiki n'ibiki. Wari utegereje inkuru nziza ko wa muntu ufite ikibazo mwiyunga, utegereje inkuru nziza ko rwa rugo rwawe rugiye kurushaho kugira amahoro. Iyo nkuru nziza uyu munsi yumve, niba wafunguye umutima wawe ukaba nka Bikira Mariya. Umunsi mukuru wa Annonciation bumvise impamvu ari umunsi mukuru udasanzwe ku batagatifu benshi barimo Padiri Pio n'abandi, ni uko bumva ko ari wo munsi koko umugambi w'Imana wasohowe muri iyi si, kandi ukaba utarabaye uwo munsi gusa. 25 z'ukwezi kwa gatatu uwo munsi wivugurura muri we no muri njyewe, niba nanjye nemeye kimwe na Bikira Mariya kuba umugaragu cyangwa se kuba umuja w'Imana, aho kugisha Imana impaka ukavuga uti ndaha ngwino ufate n'ibyari byananiye byose bitware, ahasigaye ingenzi uko ushaka. Tubugiye na Bikira Mariya rero ushobora byose nabaho umugisha, izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.